Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mubimenyereye YouTube channel yacu igenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye, abasitari agenda anyuranyuranamo cyangwa se ay'amasomo runaka. Kuri uyu munsi wa none tuje tugira ngo tubereke buri muntu wese wifuza kuba yatangira kwiga, kuba yakora amandazi cyangwa se kuba yakora ibintu bijyanye n'ifarini, yatubwira bityo tugafata gahunda tugatangira kumwigisha kugira ngo ejo nawe akore yiteze imbere. Nk'uko mubireba imbere yanyu, ayo ni amandazi yamaze gushya ari ku iparatini. Ubwo ku muntu wese wifuza kuba rero yatangira kuba yakora amandazi yajya muri comment akatwandikira akatumenyesha, bityo tugatangira gukora izindi video tubigisha uburyo bavanga ibikoresho byose muri rusange bigize amandazi cyangwa se bigize capati, imigati, buri kintu cyose nyine gikoze mu ifarini turi tayari kuba twabigisha. Icyo usabwa rero niba wifuza kuba wafata ayo masomo, nta kindi ni ukujya muri comment ukatwandikira. Ikintu cya mbere usabwa ni ukureba video yacu, ugatega amatwi ukumva, ugakanda subscribe. Wamara gukanda subscribe ugakanda like, share ndetse na comment. Muri comment ugashyiramo na nimero yawe, bityo noneho nimero yawe ibaruye kuri WhatsApp, bityo tukamenya dufite bakeneye ko twabigisha. Hanyuma noneho tugatangira amasomo yacu, tukajya tubakorera video ndetse by'umwihariko muri ba bandi bashyize nimero muri comment, tukagerageza kuboherereza video muri rusange kugira ngo abashe kumenya buri kimwe cyose uburyo gikorwamo. Umuntu wese rero wifuza gutangira kwiga gukora ibintu bigiye bitandukanye nyine mu ifarini, harimo amandazi, imigati, keke, capati, crepe, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri make buri kintu cyose uzi kibasha kuva mu ifarini turi tayari kuba twabigisha, kandi tukakwigisha rwose nta minerivare. Icyo usabwa ni gufata umwanya wawe tukavuga ati ngiye kwiga. Ubwo nk'icyo murimo murareba, icyo ni igipondo kirimo ibase, tukabigisha uburyo bagikora, uburyo babivanga, uburyo ushaka pate y'irindazi cyangwa se ushaka ingano y'ikintu runaka ukeneye gukora, byaba irindazi se yaba capati, ukamenya buri kimwe cyose nyine muri rusange uburyo bagikoramo. Kandi twizeye ko buri kimwe nitugenda dufatikanya muri buri kimwe cyose bizajya bigenda bishoboka. Icyo usabwa rero twabikubwiye kuva na kare, nta kindi ni ugukanda subscribe, ugakora like, share ndetse na comment. Ubundi muri comment uri butere ukatugaragariza nyine ko ukeneye kwiga. Ubundi wamara kutugaragariza ko ukeneye kwiga, ukongeraho na nimero yawe ya WhatsApp kugira ngo tubashe kujya dukora video, nitumara kuya-uploadinga nawe tukayiguha kugira ngo ubashe kwigira, nta kindi. Ibyo nibyo byonyine usabwa kuba wakora, ubundi nawe ukihahira ubumenyi, bityo ejo n'ejo bundi ukazabasha kubaho bitakugoye cyangwa se utabayeho nabi kuko wabuze umwuga wakora. Biroroshye kandi birashoboka. Wowe nyine icyo twakubwiye usabwa nta kindi ni umwanya wawe, ukitanga, ukumva ko ugiye kubikora bikunze, kubera ko buriya iyo ugiye gukora ikintu gikunze kirashobokana cyane. Natwe twese ntabwo ko twabimenya, ariko nyine iyo ubikoze ubinegirije avuga uti se ibi bintu nkora byashoboka iki aho ntibiba bigikunze. Niyo bikunze bikunda byanga. Wowe ushyira umutima hamwe, wumve ko buri kimwe cyose ugiye gukora ugikunze kandi ugishaka, ndetse unumve ko bishoboka koko ugiye kugikora, kuko buriya ntabwo uzakora ikintu unegirije ngo bizabe bipfe gukunda. Aya nayo muri kureba ni amandazi, ariyo bita denjiga, yandi agura amafaranga 200. Nk'uko twabibabwiye nyine buri kimwe cyose gikorwa mu ifarini uzajya tumenyesha, tubwire uti ndashaka ko mwanyigisha gukora iki kintu runaka. Hanyuma noneho muri video itaha tukazajya tugerageza tukakwereka ibikoresho bigize cya kintu ukeneye. Twamara kukwereka ibikoresho bigize cya kintu ukeneye, tukakwereka uburyo umuntu abitegura akabivanga. Twamara kukwereka uburyo umuntu abitegura akabivanga, tugakomeza gutyo. Byose n'urugendo tukarinda tugera ku kintu nyirizina aricyo cya kindi ukeneye. Nk'urugero tukavuga ati capati dukeneye
ishobora kuba yaba yitwa asusa cyangwa se crepe cyangwa se special, tukamenya ngo ese capati yacu igizwe n'iki, ukamenya ati se bayikora gute, ese wongeramo ibi n'ibi mu gihe kingana iki. Ibyo byose nyine ukagenda ubimenya ku murongo. Icyo nicyo tugiye gutangira gukora muri iyi minsi. Muri video itaha, muri make comment mugomba gutera, ikintu mukeneye mugomba guhurizaho murenze umwe, nicyo tugomba kubigisha kandi duhari ku bwanyu. Nshuti rero bavandimwe, banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, ndetse nawe muntu uri kureba video yacu kuri YouTube channel ariyo Rwagasabo News, igihe ni iki rwose. Muntu wakoze subscribe turagushima by'umwihariko, ndetse nawe utarayikora, kutayikora si uko utwanga, turabizi neza. Ushobora kuba utarayikora kubera ko byari bitarakujyamo, ariko igihe ni iki, igihe ni iki rwose. Kanda subscribe kugira ngo ubashe kubona ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Hasta la vista, tubonane muri video itaha tubigisha buri kimwe.